ndakuvuna umwana wanjye ukiri yendera kanone pole kihorere kiramije nzakuvuna ku mwana wanjye sinzirire rata nana wenda kuvuna wendebera umwana kanigendera umwana umuheka ryama aho ngaho surire nkana igire mu mugongo sinzire apara kuzanira umurashoti wicika intege ibyo nyuramo byose siko bizahora ritezera imana komeza wizere umunsi wawe uzagera hari igihe ubuzima bukurebera ukibaza ejo yawe izagera amarira umutima ukarembera yaba se hari uwundi basi yabonye undinze niki naba ntarakuze. dore ukuntu byagenze yari mu gitondo kimwe ndabyibuka neza narabyutse neka icyayi bisanzwe negura ku meza kiryamye urabizi nyine yaramaze iminsi ari down atari kujya mu kazi neza negura icyayi nimushyirira ku meza like ndajya nyine njya mu kazi ndamusezera njya mu kazi abyutse nikeza ko yakinyweye kuko ntacyo nasanzemo si cyayi kirimo ibiki byaba bya nibyo byateye ikibazo se cya ntacyo nashyizemo amajyana asanzwe n'agatangawizi gake kandi aragakunda like tangawizi wasanga arizo zaba inkuru igihe tangawizi kuva ryari wumva ko tangawizi kuramo inda kandi ko nashyizemo gake ako se ngaho to be honest tugani niki naba ntarakoze gituma yaba yarakuyemo iyo nda yaba yarancitse ibintu byose ko nabikoraga namurangiye akazi akamara iminsi mike even inzu ndishyura hari ikintu ntabakora nta n'umunsi nambwira ngo nkeneye umwenda cyangwa nkeneye iki telefone ahindura buri mwaka twumvikana nanjye ndi kukubwira ko namuryamishije tukamushakira imiti ngiye n'inshuti yanjye biraho like numva ko nyine ari ibintu ari bubyuke byakize tuvuye kwa muganga dusanga nyine inda yavuyemo kwiyakira biramunanira ngize ngo musize mu nzu ngiye gushaka imbuto nsanga yagiye narashakishije nashyizeho itangazo nanjye sinzi ahantu ari kuko nanjye ni impanga yanjye ni my sister babarumfashe unsobanura ukurunda n'uburyo nari nangiye kujya niyemera ibyo by'indabyo ubyikuremo yavuyemo igihari cyo ahubwo nkeneye kumenya aho umuvandimwe wanjye niba ari ku muhanda yarasaze ni nyine mana we umurashuti witsikindege ibyo unyuramo byose siko bizahora Rita izera imana komeza wizere umunsi wawe uzagera hari igihe ubuzima bukuremerera ukibaza ejo yawe izagera amarira akaza umutima ukarembera ukumva ko ntawugutega amatwi ariko shuti komera tukareke inzozi zawe nubwo inzira yaba ndende komeza ugende igihe cyawe kizagera niba uyu munsi ubabaye ntibivuze ko ejo uzababara niba uyu munsi uguye haguruka mva ngusabe basi kintu nakwisabira kimwe cyonyine basi umbabarire uperereza ahantu yakundaga kujya
basi ndaguha ikintu ushaka cyose, basi ndagufasha nanjye ndagufasha turagenda n'akazi nari kujyaho sinzi niba ndi bugashobora. Nanjye ngira ibintu urabizi, ngira business, ngira ibyo gukora, ariko byananiye nyine ndi gutinya kujya mu maso y'abantu kuko buri munota ndi kubona ifoto y'umuvandimwe wanjye ahantu ari mu muhanda, nyine ndi kwibaza se ni muzima yarapfuye, nyine ntabwo nyine okay just kurira nararize narashakishije nyine n'ubu ngubu nashyizeho abantu nyine bamunshakira, ntabwo nicaye gutyo gusa, ntabwo mashini ni ukugira like nirengagize. ntabwo nshobora kwiyumvisha ibi bintu kandi ibi bintu narabibonye no mu nzozi mo gake ariko sinasobanukiwe ngo niba iki ndi kubona, nibona ndi ahantu mfite kababaro, mbona ndi njyenyine nazi ibyo ari byo, kumbe ni ibi bintu byanyerekaga, ni basi iyo nyitabuka nabimbira nkaza mbyiteguye, ni nawe rero ibyo bintu ndabishyiraho kukubwira tutari kumwe nyine like just nga call me ibi bintu ndabishyiraho like my twin yabuze just gutyo. Erega ugomba kubyumva nyine ukabyakira kuko nanjye nabuze impanga yanjye sindi kuryama, ubu niwe uri kubibona amaso yaratukuye, nyine nararize bigezaho. none se wowe reka nanjye basi nkubaze nawe ufashe basi nawe gusa igihari cyo ni kimwe nyine mumfashe nk'abantu baturi hafi, mumfashe kumushaka, bitabaye ibyo nanjye murambura kuko ndi kumva mu mubiri ntasha. kamwereka igisubizo ngewe ntabwo nshobora kubyangana, sinamubura ngo nanjye numve nifite, basi mbwira inzira yaciye ngewe ndagenda nishakishiriza. kandi nkubwira ko namusize hano ngiye gushaka imbuto reme, why not uri kunjajinga, uri nyine wagira ngo n'umuntu. Erega ni impanga yawe, ushobora no kuba uri kumva hari uri kubitekereza ukabyumva wowe, nese kuba muri umuntu umwe uko biri uri kubyumva murambi uransobanura ugira uti araha ko nzi neza ko atameze neza. Njye ndi kubyumva ugira ngo none se perereza basi ngereka ngende basi ugutekereza yeza kubwira ko azajya ye what just ajya he hansize kandi uzi ko ari we bukuru basi wabajije babashuti be njya mbona kuri stati babaga bari kumwe nabo ukumva ko basi ari cyo baba basi. Okay ndaje ndajya ahantu hose narahagiye uretse kwa nuze niho nsigaje, wowe wenda ndaje ndajyayo. Ari mushuti wenze ngewe niwe ngiye guhita njyaho, nawe ndahita ngaruka nsanga hari cyo wamenye ngewe simvugane nawe ibintu byinshi kuko ibi sinshobora kubyihanganira. Ntago wamenya ngo wabuze umuntu kandi ari wowe uri kumwe nawe ari we impanga na simbyumve nsanga hari igisubizo reka ngere ngewe wowe nzi nakunda kumusanga ambwira ntago ndi bubyumve ibi ngibi. Ko wongera ugende Imana irakureba kandi izi ibyo unyuramo, umurashuti witsika indege, ibyo unyuramo byose siko bizahora. Rita yizera Imana niyo yawe, komeza kwizera ejo ngombe mamagara Amanda ko niyo nshuti yacu yonyine isigaye. Mana mfasha nyitabe. Allo Amanda umeze ute? Ntago meze neza, ahubwo se uri mu rugo ko nkushaka nyine nagira ngo nze nkurebe. Uraryamye ariko okay shanda gushaka cyane nyine tu ndaje nkurebe. Mana ntago ari byo kuvugira kuri phone, ndaje ndakubwira.
Isawa nari bindaje. Ayiko. Ubu mana ninongera kubona umuvandimwe wanjye nzajya mucunga nzajya murinda nyine. Nibaguye haguruka wongere ugende ubuzima buragerageza ariko ntibugutsinda uwihangana agera ku ntsinzi tugapima ubuzima bwawe n'ubw'abandi buri muntu afite igihe cye cyo kurabya ari imbuto zimera vuba ari zimara igihe mu butaka tukavuge ngo waratsinzwe kuko urugendo rutararangira ibyo bitagutinda uyu munsi bishobora kuba igihe cyo kwitegura abakuguye ngo nduzabishobora tubasubiza amagambo menshi komeza ukore komeza wizere umunsi wawe uzagera nubwo inzira y'abandende tureke kugenda umurashuti wicika indege ibyo unyuramo byose siko bizahora Rita izera imana niyo yende komeza kwizera ejo hazaba heza niba uyu munsi urira ejo uzaseka niba uguye haguruka wongere ugende ubuzima buragerageza ariko ntibugutsinda uwihangana agera ku ntsinzi tajoro rihoraho izuba rirongera rikaka tagiti gitaciere imbuto gikenera imvura n'izuba nawe Sigire neza. Mani nyine reka mubwire detaye zose. Yari umunsi umwe nzibuka nk'ibyabaye ejo mva mu kazi nyine nsanga umwana yikubise hasi yuzuye amaraso ahantu hose ahwereye mujyana kwa muganga bareba ko ameze neza basanga nyine uretse kuba yagize ihungabana urumva no kuva cyane nyine ndivamo ni ibintu birebire mwana ndamutahana ngize ngo musize aryamye ngiye kugura imbuto kuko bari banegetse ko ngomba kumushakira ibinyomoro byinshi ngarutse nsanga nawe Rita ngarutse nsanga nawe Rita yes ntabwo bishoboka ukaba utuje mbona nta kibazo bigutwaye umeze utyo